Hallelujah. Hallelujah. Mukuriki Imana ishobora byose. Ndumva mfite umwuka wo gusengera isengesho rivuga ngo ku kwezi kwa 10 tugiye kwinjiramo ku itariki ya mbere ni ku cyumweru abantu bose batungurwe bicanga abantu Imana ikoreye bicanga abantu mu Imana ikoze bicanga abantu mu buzima bwawe bicanga abantu abavandimwe babazanye abaturage babazanye bibacanga mu izina ryanjye. Uzi kujya imbere y'umwami yagwaye urufunguzo ukamubwira ngo abantu ntabwo wababuze wagize wababuze yabishyiriye hari wabishyiriyemo ngo wababuze umuntu aba ari. Haleluya. Mufatiye mu kiganiro ngo Imana yagiye kwimanira no bwa mbere mbwirije nambaye imyenda igana kuri Imana nibwo bwa mbere mbwirije nambaye imyenda ikamera gutya kuko ntari nabyumvise. Mbega amavuta we. Haleluya we. Haleluya we. Haleluya kandi muri aya mavuta agiye kuyasengeramo. Reka mubwize ukuri utasenze umunsi yahiye yahombye. Tugiye gusengera muri aya mavuta ndayasengeramo ndasengeramo ubuhanuzi zanye abantu tubongere bakure mu izina ryanjye abakurwanya bakure mu izina ryanjye abagwiza bakure mu izina ryanjye bongere bakure biracana. Zamura ikiganza cyawe tugiye gusenga. Baba mwami Yesu shakira akantu k'idarapo uzamure. Amaze kumenya neza yuko iyo ibintu bisobanutse uzamura idarapo avuga ngo ntakiri intsinzi. Ndashaka kuzamura idarapo, ndashaka kuhanura ku buzima bwawe uyu munsi ejo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 ukazamura idarapo mu rugo rwawe, ukazamura idarapo mu kazi kawe, ukazamura idarapo mu bana bawe ukazamura idarapo zamura cyane hejuru sukuza idarapo ryawe izamure hejuru uyu munsi shinze ibendera ryo kunesha mu rugo rwanjye mu kazi kanjye mu bana banjye mu byanya byose abashakaga uyu munsi ntibongere kumbona. Zamuye kwizera zamuye intsinzi zamuye kunesha zamuye icyubahiro Imana zamuye ubutware bwa Isiraheli zamuye icyubahiro zamuye ubutware mu izina rya Yesu. Zamuye ibendera rya Isiraheli Imana mu izina rya Yesu. Ndasenze muri iteraniro umuntu wese mwinjije mu gihe cy'Imana avuye mu gihe cy'abantu yavuze muri iteraniro abarwayi bakire abashonje bahawe abambaye ubusa bambaye mu izina rya Yesu. Umuntu wese wari ufite ibyago n'amakuba bikurwa mu izina Mana arakoze muri iteraniro yuko uhaye n'abagabo bane akazi kandi kumugisha bagiye gukora bagiye gukora muri iteraniro. Nushime Imana ko muri iteraniro